Mumwe muri Amerika yarambamaga afite ikibazo c'umwana urwaye. Yego. Yararwaye ngo yageraga mu nzu, uwo mwana akumva mbese ndashaka kuyibamo, agasangamo ibintu bituma atayibamo muri makaba dayimoni. Arambamagara ati mfashe gusenga. Ndamubwira ati rero gira kwizera niko gukuraho ibintu byose, kandi gusenga no kwiyiriza ubusa nibyo byirukana dayimoni. Yego. Muri uwo mwanya azamura kwizera, naye nzamura kwizera. Ndamubwira ndahuri sinahagera, ariko mu kwizera muramburiye ikiganza, fata ibiganza byawe byombi ubimushire mu mutwe, dusenge duhamagara Imana. Yego. Turasenga Imana iramubwira ngo humura ndamukijije. Amen. Rero mu minsi ibiri yarambwiye ati wa mwana wanjye yarakize, yasubiye ku ishuri, ubundi gushima Imana, mwana wanjye yongeye kujya kwiga. Yego. Muri Amerika icyo kibigitangaza. Yes, reka tubasuhuze bakunzi ba Concorde TV show aho merewe sari mu Rwanda mu ntara enye ndetse mu mujyi wa Kigali, ari mu mahanga mwumva ikinyarwanda. Ndabasuje Imana amahoro nibane namwe kandi bahe umugisha. Reka ngushimire wakanze subscribe kadushyigikira, tukaba turi ku muryango mugari. Nawe ugiye kubona iki kiganiro bwa mbere ukayikanda, ngusabiye umugisha. Imana amahoro niguhe umugisha. Nanjye nabasezeranije yuko ntazajya mbicisha irungu, niyo mpamvu manafashe urugendo nkava Musanze nkarenga Nyabihu nkagera muri Rubavu. Ubu twicaye mu mudugudu wa Nyanshundura mu kagari ka Kamuhoza mu murenge wa Kanama. Naje gusura umukozi w'Imana. Reka uyu mugabo umuvugeho gakeya nubwo ibindi araza kwivugira. Uyu mugabo yitwa Semagambo Fabien, uzwi ku izina rya Nzakagendana. Ni umuhanuzi twamenyanye mu mwaka wa 2015. Duhuriye ahantu mu cyumba cy'amasengesho. Yaravuye mu Bugande ndiyo yari yaragiye, turahura twihurira ahantu turi gusenga, abarampanuriye numva arimo. Shinzi yicanero ndavuga nta mpamvu yo kutamuzana kugira ngo yamamaze ubutumwa bwiza. Ni gutyo twuziranye, tumuhaye ikaze. Fabien. Yego. Ni karibu. Yego. Murakoze cyane. Karibu kuri Concorde TV show. Murakoze Imana ibahe umugisha. Yego, reka dutangire n'isengesho ngo Imana ize kutuyobora, tutaza kwiyobora tukayoba. Ni karibu. Mana data wa twese, Imana ishobora byose, Imana yo kubaho ibihe byose, tugushimiye ko tukiriho, izina ryawe nirihimbazwe. Tugushimiye ko uyu mwaka tugeze kure tugiye kuwusoza. Tugushimiye ko waturinze ukarinda na Concorde, izina ryawe nirishimwe. Amen. Uyu mwanya tugiye gukora ikiganiro, turasenze ngo uzubane natwe, sengeye abacu bose bazatwumva kugira ngo bazafashwe n'ibi biganiro, kandi bazahindukirire cyane abatari bahindukirira, baze bakwitabe kugira ngo ubwo uzahamagara bera hazaboneke benshi bagusanganira mu bicu, maze tuzahore turirimba uko tutamenyekana mwami kubera ko baba batatubona bakatubona ku mashusho gusa. Nitugera mu ijuru tuzamenya nimbone ngubone. Ndagushimiye Kristo kuzaduhuza umunsi umwe, aba batubona ku mashusho media bakatubona imbone ngubone. Urakoze ko wakiriye gusenga kandi kuri abana natwe muri ibi biganiro, ni mu izina rya Yesu tubisabye, urakoze. Amen. Yego. Ngira yibutsa abakunzi ba Concorde TV show amazina nshaka kuba nayavuze na amazina ni yandi, nitwa Semagambo Fabien. Irindi nitwa Nzakagendana, ni izina niswe nabo dusengana. Yego. Kubera ko babonaga dusengana nuko nitwaye. Ndashimira Imana ko kuva nakizwa na nubu ngirindiriye Imana. Yego. Shimira Imana cyane ko yabanye nanjye mu bihe byose bishize, kandi ikaba yararinze abantu bayo, ikarinda Concorde n'abandi twasenganye. Yego. Shimira Imana, Imana ihimbazwe. Yego. Nageze hano mu rugo nasanze ari amahoro, umudamu n'abana baraho. Imana ishimwe. Ntabwo ndajya kubaza amakuru yabo kandi nabonye ko ari bazima, ahubwo ndakubaza amakuru. Umurimo w'Imana umeze uti? Mu murimo w'Imana ni sawa, ndetse ko muri misi twagize ikibazo insengero zigakingwa. Yego. Ariko dukomeje gusenga, kandi ibi tubifiteho amakuru. Yego. Tubifiteho amakuru ahagije. Iri joro niho nabonye insengero nubwo zigiye gukingwa, ariko naje kubona iyerekwa rikomeye. Yego. Nakise umugisha ukomeye wo kuganira. Iyerekwa turinjirana na 2026. Iri joro naryamye ngo mbona insengero zikinguwe, noneho ngo mbona abantu barasenze. Nyuma yo gukingwa kw'inzengero nagiye kubona mbona habaye ububyutse budasanzwe. Yego.
abantu barakizwa, bihana barihana, ibyaha byo mu mitima barabyatura, abantu basubira ku bihe byo gusenga bya bindi bya mbere, maze numva nanjye ho nani numva ndafashijwe tukiri muri ubwo bubyutse. Nagiye kumva numva itorero ngo ryagiye, tukiri muri ubwo bubyutse, yego itorero rya Iserigenda. Mbabwa kumenya abasigaye ku isi ko byagenze, ngabona habaye imbanuka, ngabona habaye ibibazo bitandukanye, abantu babuza babo, mbese mbona ni ibintu bikomeye ndashobora kugusobanurira mu munota umwe dufite, ariko icyo nzi nuko Yesu aje gutwara itorero. Yego. Iri joro nabibonye, nyuma yo gufungwa kw'inzengero nabonye bongeye kuzikingura, nukuri turongera turasenga. Yego. Yego. Wabibonye neza. Yego iri joro. Imana ishimwe. Amen. Komeza uduha amakuru. Icyambere ni amakuru. Niyo mpamvu nyine nikundira abahanuzi. Amasengesho ajya ahindura ibintu. Yego. Hari abantu bibwira ngo insengero zarafunzwe ngo ndibasenga, ariko birakwiriye ko dusenga zifunze zinafunguye tugasenga. Yego. Kubera ko abantu twaganirira benshi barambwiye ngo ariko kubera iki leta yafunze insengero, ntabwo ati leta ndo yafunga insengero, ahubwo ibi bintu biri mu kuboko kw'Imana. Imana ibirimo niri gutunganya itorero, nawe urebye biri kubera mu itorero. Mana yanjye ku ruhande rwanjye, yego, Imana ibyo yakoze byari bikwiriye. Yego. Kandi koko nyuma y'aka kavuyo n'akajagari kari mu itorero, Imana igiye kugashyiraho iherezo, abantu twongere dusenge, twongere twuzure umwuka wera, imbaraga z'umwuka wera zongere zimanuke. Yego. Imana ishimwe. Rero ndabwira abanyarwanda n'abandi bose badukurikiye ngo nibahumure, hari ihumure ryiza, tuzongera gusenga, twongere twuzure imbaraga, twongere tugire amayerekwa atandukanye, tugire amahishurirwa, kandi tugire ubuhanuzi bukomeye turi mu rusengero muri bya bihe byacu bya kera. Yego. Yego. Mana ishimwe. Haleluya. Haleluya. Amen. Fite ugutwi niyumva iby'umwuka abwira amatorero. Nukuri. Yego, twakoranye ibiganiro bibiri. Ndumva ikiri cya gatatu niba ntibeshye. Ni cya gatatu. Abantu bo kuri Concorde TV show bakunda abahanuzi nkanjye. Yego. Hari abahamagara bati dusengere, ese hari abaguhamagaye mugasenga nabagasubizwa, kuko impamvu mbaza iki kibazo ntago aba ari ukwikina cyakwirata, ahubwo mba ndi kureba nge nshingiye icano ko ari kuvuga ngo nge niba nzakagendana twarasenganye akampanurira bigasohora, niba Imana yarampaye ubwenge bwo gukora ikoranabuhanga, ni gute nge ntamuzana umuntu wo mu Budage akamubona nawe akamumenya bagasengana, umuntu wo muri Australia, umuntu wo muri Amerika, waye hose hatandukanye ku isi yose. None nkakubaza ntese hari abaguhamagaye murasengana bafite ibibazo urabahanurira birasubizwa? Cyane rwose. Tubwiramo nka babiri cyangwa batatu pe, kuko biradufasha gushima Imana, mbona nuko n'intego yanjye iri kugerwaho. Yego, hari umumama umwe muri Amerika yarambamaga afite ikibazo cy'umwana urwaye. Yego. Yararwaye ngo yageraga mu nzu, uwo mwana akumva mbese ndashaka kuyibamo, agasangamo ibintu bituma atayibamo, muri makaba dayimoni. Arambamagara ati mfashe gusenga. Ndamubwira ati rero gira kwizera, kwizera niko gukuraho ibintu byose, kandi gusenga no kwiyiriza ubusa nibyo byirukana dayimoni. Yego. Muri uwo mwanya azamura kwizera, nawe nzamura kwizera. Ndamubwira ndahuri sinahagera, ariko mu kwizera muramburiye ikiganza, fata ibiganza byawe byombi ubimushyire mu mutwe, dusenge duhamagara Imana. Yego. Turasenga. Turasenga, Imana iramubwira ngo humura, ndamukijije. Amen. Rero mu minsi ibiri yarambwiye ati wa mwana wanjye yarakize, yasubiye ku ishuri, ubundi gushima Imana, mwana wanjye yongeye kujya kwiga. Yego. Muri Amerika. Icyo kibi gitangaza, ni ibitangaza byinshi. Yego. Hari mwene data umwe utuye ari i Kigali, yari yararwaye kanseri. Baramuzengurukije mu bitaro bitandukanye. Buriya n'abazabona icano bamwe bazamenya kuko twarabonanye. Arambwira ati ibitaro byose nabigezemo, ubu baranzezerera ndi mu rugo, ndegereje isaha y'Imana. Yego. Ndamubwira ubwo utegereje isaha y'Imana, wahisemo neza, Imana nizi igihe cyawe. Niko namubwiye. Yego. Ndahubwo ubwo wahisemo gusenga, ubuzima bwawe bwiyongeye,
hari icyo Imana igiye kugukorera. Haleluya. arangije arambwira ngo mukozi w'Imana, naganiye n'abakozi b'Imana benshi, ariko wowe ngiguhamagara numvisha umwuka wera nyemeza ko uranzengera ngakira. Ndamubwira nduko kwizera kuri muri wowe, tugiye kugusengera. Twasenze iryo joro aho yambamagaye, nangejo turasenga. Arangije arambwira ati ariko ko ndi kumva hari ibintu biri kugenda bingabanukamo, amasengesho yawe arimo aragenda nyongera imbaraga. Bo ndabwo yajyaga hanze, ariko atangira guhaguruka mu minsi 3. Nyuma y'icyumweru arambamagara ati nijyanye hanze, nagiye kota akazuba. Yego. Amaso asubiye kwa muganga, arambwira ati rendez-vous ya muganga ntabwo yari yagera. Ndamubwira ndire rendez-vous ya muganga itari yagera, iyi Imana yageze. Yego. Haleluya. Amen. Rero twarasenze nyuma y'ibyumweru 2. Arambwira ati nakize. Ndamubwira ati ntabwo urakira, ahubwo genda kwa dogiteri wagupimye. Yego. Hari i Kigali. Bongera bagafata ibizamini barebe. Aranyumvira, ajyaho hari kuwa mbere bamufata ibizamini. Barangije baramubwira bati umwijima wawe hasigayemo akantu gato kangana n'imboni y'ijisho, niko gasigaye kuvamo ugakira ukaba muzima. Yego. Haleluya. Amen. Shimiye Imana ko uwo mugabo yakize, ndamusura ngeri wabo. Bo nubwo izindi ngwara zitabura, Yego. ariko hari icyo Imana yakoze kuri we. N'abandi benshi batandukanye. Yararwaye kanseri irakira cyangwa ni bya hajya nayigira ibyuririzi cyangwa oya ni kanseri y'ibihaha. Yego. Iyo yararwaye kanseri y'ibihaha. None bagiye kwipimisha asanga hasigayemo akantu gato, ariko ngurukije igihe gishize niba yarakomeje gufata imiti puno yarakize. Yego. Hamwe n'amasengesho yarakize. Imana ishimwe. Kwizera rero niko gukiza umuntu. Ntabwo amasengesho yanje yagukiza wo ngurikiye. Oya. Ahubwo kwizera kuri muri wo gufatanya n'amasengesho bikazamuka bigakiza indwara, ndetse n'ibyifuzo bigasubizwa, kuko Imana ni isubiza ibyifuzo byacu. Yego. Yego. Nusuye ubonye ibitangaza Imana ibi kugukoresha ugasengera abantu bagakira bikagenda ute? Imana wumva yifashe ute? Konkuru ndo nawe nuko nyifata. Imana irarenze. Yego. Yakoze ibirenze. Gusa ndayemera. Tugwaye tutarwaye Imana turayemera. Nukuri. Ifata irenze ko umubyeyi. Irabirenze. Bo ntabo nawe nuko nyivuga, yakoze ibirenze. Nukuri. Yego. Umva yaraguciye iki se ugange guha impano? Ntacu. Shingi yahomba, shingi yabo tubana. Ntacu. N'ubuntu bwayo. Bwa bundi butagira akagero. Kwa gutoranya kwayo. Mu bushake bwayo. Ko ngange yitoranye mu miryango ikize sinari kuzamo. Yego. Yitoranya mu bantu bafite amafaranga sinari kuzamo. Ariko kubera ubushake bwayo. Haleluya. Amen. Iri shambo ryaranejeje, ni Petero warivuze agiye gusengera Koroneliyo. Aravuga ngo menye neza ko mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranukira mwemera. Nukuri. Gusa Imana irakwemera. Mbire n'abadukurikiye ngo iyo wubasha Imana nayo irakubahisha ndakiguzi guciye. Nukuri. Murakoze cyane. Imana ishimwe. Amina. Reka dufate umwanya rero tujye mu ijambo ry'Imana. Yego. Yego. Wambonye wiki Kristo ukaza mwisuka mvira. Wambonye mwiki Kristo ukaza mwisuka mvira. Baramushingije bashasha imyambaro ngo hoza nahirwa umwami Kristo. Bukeye barahinduka bati nabambwe. Bukeye barahinduka bati nabambwe. Ntabwo nzarambirwa kubaririmbira
iby'urukundo rwe nuko yababajwe yanyemeye nk'inshuti ye nzavuga hose izina rye yanyemeye nk'inshuti ye nzavuga hose izina rye yanyemeye nk'inshuti ye nzavuga hose izina rye. Imana ishimwe. Amen. Reka dusome ijambo ry'Imana. Yego. Ni ukuri Imana niyo kubaho. Mureke tuyishimire yatwemeye nk'inshuti. Nzavuga hose urwo rukundo rwe. Ni ukuri. Yesaya somye igice cya mbere umurongo wa 18. Yego. Aravuga ngo mwiyuhagire mwiboneze mukureho ibyaha byo mu mitima yanyu naho ibyaha byanyu byatukura tuku ndabihindura umweru bisa na sheregi. Oh haleluya. Amen. Imana ishimwe. Ndashimira Imana yatanze ubutumire. Umuntu wese ubundi kiguzi dusabwa kugira ngo Imana itwemere ni ukureka ibyaha. Ni ukuri. Nta kindi kiguzi. Kuko ndibana n'ibyaha. Yesaya arahanura aravuga ngo yemwe banyarwanda yemwe bandi umutuye isi mwese mwiyuhagire mwiboneze mukureho ibyaha byo mu mitima yanyu. Kuko abandi bafite ibyaha byo mu mitima. Ni ukuri. Byaha bigaragara ndibiboneka. Ariko abantu bafite ibyaha byo mu mitima bicaranye. Ibyaha byo mu mitima barabiririmbana. Ibyaha byo mu mitima barabihanurana. Ibyaha byo mu mitima barabibwirizanya. Ibyaha byo mu mitima babiyoboranya amatorero. Ariko Imana iraje ibonane n'aba bantu ariko itari yazivuganye nawe rakubwira ngo ngwino ukureho ibyaha byo mu mutima. Byabindi abantu batazi, byabindi wakoze wiherereye, ivuganye nawe muri aya masengesho, ivuganye nawe muri uyu mugoroba, iravuze ngo kuraho ibyaha. Haleluya. Amen. Cyo mu mutima. Siko umuntu agira icaca mu mutima umugore ndakimenye barara hamwe. Yego. Umuntu akagira icaca mu mutima akadiyakona gifite. Mugenzi baramwica nimugoro baramuha uburozi. Imana nitugirire neza. Amen. Kandi impamvu natinyira ijambo rivanga mukure byabyo mu mitima. Nuko ndawundi mucamanza ndawundi mwavo kuzagushinja uretse umutima wawe niwe uzagushinja. Nukuri. Kuraho ibyaha byo mu mutima. Wegera Imana nayo izakwegera. Muhunge Satani nawe azabahunga. Imana itugirire neza. Kambwira abadukurikiye ngo naho byatukura. Shora kuburara muri Kadirake uri umusambanyi uri indaya. Ariko uko byaba bisa kose Yesu yaravuze ngo yemwe abarushe n'abaremerewe nimuze munzange ndabaruhura. Ushobora kuba ufite ibyaha ubona Imana itakubabarira, reka ngo uhumurize kuri iyi cano ngubwire ngo ndabyaha biriho Imana itakubabarira. Ivuganye nawe ngo zana ibyo byaha byawe. Uwatsindiye isoko y'abarushe n'abaremerewe warahari ni Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Amen. Zana ibyaha byawe kuri ya soko nziza ya maraso ya Yesu. Dore twinjiye mu mwanya mwiza, turi mu kwezi kwa 12, kwezi twibuka ivuka rya Yesu. Ngwino avukire mu mutima wawe, bundi busha umwuka wera agumane nawe. Twinjire mu mwaka 2026 nawe uri musha mu buryo bw'umwuka, kuraho ibyaha byo mu mutima wawe. Unyemere wakakira ijambo ry'Imana, nanjye tugafatanya gusenga Imana ngubwira ngo akira Yesu ng'umwami n'umukiza, maze avukire muri wowe ukureho ibyaha byo mu mitima. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Imana ishimwe. Naho ibyaha byanyu byaba bitukura tukutuku, irabyeza ibihindura umweru bise na sheregi. Irabyeza ibihindura umweru bise n'ubwoya bw'intama. Yego. Haracyariho imbabazi. Haracyari ibyiringiro. Hashimwe Yesu watubereye igitambo gihoraho, agasiga ubwiza yari afite mu ijuru, akaza akavukira. Amina. Amina. Mu muvure w'inka yisanisha n'abakene kugira ngo natwe bahane nyanshundura natwe tuzamumenya, tuzamubona, natwe twitwa ubwoko, tuzamubona. Yarakoze Yesu. Nahimbaza. Izina ryawe nirishimwe. Amena. Reka dusoze. Karyoshye nigahora mutama. Reka dusenge. Banza utange nimero
yego kugira ngo wakwifuza yuko mwasengana azaguhamagare. None mwagutanga nimero udusoreze n'isengero. murakoze cyane. Yego. Mureke dusenge. Ariko dusengere muri iri jambo ngo uyu mwaka ushobora kuba urangiye Imana itakwemera kubera ibyaha byabaye byinshi mu mutima, waratandukanye n'ubushake bw'Imana, waragiye kure y'Imana, waba uri mu itorero utaririmo, birashoboka ko watandukanye n'Imana. Ndi kugira ngo 2026 zasanga uri musha. Yesu yaravukiye muri wowe. Haleluya, haleluya. Reka vukire mu mitima yacu tube basha, naho ibyaha byatukura tuku irabihindura umweru bisa na sheregi, kandi dukureho ibyaha byo mu mitima, ahubwo twezwe tubinyangamugayo muri byose. Imana itugirire neza kandi dushireho uburinzi bwayo 2026 tuzakomeze kubinyangamugayo mu izina rya Yesu. Mana data wa twese, Imana ishobora byose, se w'umwami wacu Yesu Kristo, wemeye kumena amaraso kubera twebwe, wemeye gutanga umwana wawe w'ikinege Yesu Kristo kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Jambo ryawe ryarambwiye ngo ni Yesu wenyine washoboye gutsindirira isoko, akavuga ngo yemwe abarushe n'abaremerewe nimunze munzange ndabaruhura. Haleluya, haleluya. Hari abantu barushe, hari abantu bari Kigali barushe, hari abari Gisenyi barushe, mu ndare nye z'igihugu barushe baremerewe, hari abarushe bari hanze y'igihugu. Abo bose turabararikira kugusanga maze bakaruhukira kuri wowe. Ni wowe umukiza, ni wowe uruhura barushe, ni wowe uruhura baremerewe. Mana data wa twese, ni wowe uvura imvune zo mu mitima. Nyemerera Kristo mwana w'Imana ubonekane natwe muri uyu mwanya. Urakoze ko wakiriye gusenga kandi kubanye natwe tugukomeye amashi, tugushimira ibyo wakoze mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Watanze nimero 078 yego 37 26 519. Twayisubiramo neza. 078 37 26 519. Iyo niyo nimero yanjye iba kuri WhatsApp. Yego. Yego, ni gutya dusoje. Imana muri bane namwe kandi komeze kubaha umugisha.